Turebere hamwe rero igice cya 20 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Mu isezerano risha dufite ibitabo mu matsinda akurikira: ibitabo by'ubutumwa bwiza Matayo wandikiye abayahudi, na Mariko wandikiye abaroma, na Luka wandikiye abagiriki, na Yohana wandikiye itorero. Buri gitabo cyitwa izina ry'umwanditsi. Ijambo ubutumwa bwiza risobanura inkuru nziza. Byibuze buri gitabo gitanga ubusobanuro butandukanye n'ikindi gitabo, ariko byose bivuga ibikorwa bya Yesu Kristo n'ubuzima bwa Yesu, umukiza w'abari mu isi. Ubutumwa kari bune buhamya ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi ko ari Imana. Ubutumwa bwiza kari butatu Matayo, Mariko, Luka butanga amasomo afitanye isano, cyane cyane teme cyangwa se topike zabo n'imvugo zabo zirasa. Mu yandi magambo, izi nyigisho zabo cyangwa se topike zabo ni synoptic. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana butandukanye n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, na Mariko, na Luka. Aho butandukaniye ni kuri vocabulaire za Yohana n'uburyo Yohana asobanura inkuru za Yesu n'ibikorwa bya Yesu Kristo yakoze. Turebe rero ibiri muri iki gice cya 20. Iki gice kitubwira abakozi boherejwe mu murima w'umwami. Ni uguhera ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 16. Abakozi boherejwe mu bihe bitandukanye cyangwa se mu masaha atandukanye. Aba mbere batangiye saa moya, aba kabiri batangira saa tatu, aba gatatu batangira saa sita, aba kane batangira saa 9. Abandi boherejwe mu murima w'umwami saa 11. Saa 12 zigeze, umwami niko gutuma igisonga cye guhamagara abahinzi ngo batahe kandi abaha ibihembo byabo. Bamaze kuhagera bose atangira guhemba ku wa nyuma ageza ku wa mbere abahemba, kandi abahemba ibihembo bingana. Abahemba idenariyo imwe buri muntu. Turebe rero icyo bisobanura. Umurima ni iyi si dutuyemo. Nyiri murima ni Imana. Uwatumwe mbere muri uwo murima ni Adamu. Uwatumwe saa 3 ni Aburahamu ahamagarwa. Itangiriro ibice 12 umurongo waho wa mbere. Uwatumwe saa 6 ni Mose nawe ahamagarwa. Kuva ibice 3 umurongo wa mbere. Uwatumwe saa 9 ni abahanuzi. Abo batumwe saa 11 ni itorero. Idenariyo bahawe ni impano twahawe zitandukanye ngo dukorere Imana, kandi ni n'ingororano tuzahabwa tugeze mu ijuru. Uko niko Imana izabikora, kuko abanyuma ibahembe mbere. Uko niko itorero rizahembwa mbere, kuko Kristo akunda itorero. Pawulo nawe yarabivuze mu Bakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 51. Aravuga ngo dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa. N'Abakorinto ba mbere kandi ibice 3 umurongo wa 10, n'Abatesalonika ba mbere ibice 4 umurongo waho wa 14 kugeza ku murongo wa 17. Imirongo ikurikira umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 28 ni icyifuzo cya Salome nyina wa Yohana na Yakobo, asaba Yesu ko yoha abana be kuzicarana nabo ku ntebe y'ubwami. Yesu aramusubiza
ko ibyo bitangwa n'Imana, ariko Yesu aramubwira ko bazashobora kunywera ku gikombe azanyweraho, ariko Yesu yemeje ko abazapfa bamwizera azabaha ubugingo buhoraho. Amen.